Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nukerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mwite utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba cyakozwe ukagikosora, ukabonera ku gihe ari amasomo genda bashyira bagenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukabonera ku gihe biriya bintu byose postinga kuko bari byagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kugira ngo ibyo byose ujye ubibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ugira uhita ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mbere y'uko ureba ino video wamaze gukanda subscribe aho hasi, ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 dugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha waba rose mu gihugu cyo ukora ni kimwe. Uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeyeho ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 ibyo byose tubigufashemo. Rero ndakeka ko mugiye kujya muduhamagara kuri izo nimero tukabibafashamo kuko murabizi intego yacu ni ugutuma mukora rimwe mugahita mutsinda. Ariko mbibutsa ko mbere yuko ubireba bino video ufata agapapuro ugafata ikaramu ukajya ahantu hatuje tukajya turakosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Rero ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni cyo ku cyapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Tegereze neza icyapa cyacu ahasigaye umbwire se kino cyapa gisobanura iki. Icyapa cyacu gifite ishusho. Iyo wavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga? Ese kino cyapa uri kubona ari mpande eshatu? Ese kino cyapa uri kubona ari mpande enye? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mu ibara ritukura no kuvuga ngo umuzenguruko utukura byose aba ari kimwe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro. Arangwa imbere hari umuyobozi w'amatungo. Beka ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. Seka ngo ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ubonye igiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota tugeze kuri 20 ari wari kugira iyo aba ari wowe ukoze kino kizame kiba cyakozwe. Ndakeka ko wamaze gutema igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ndakeka ko wamaze gutamo rero se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ariko nkwibutsa ko nabakoreye video y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Bino bibazo byose byerekeye ku byapa ubisangamo. Ahasigaye wajya ujya ku bibazo byerekeye ku byapa mu kizamu uzakora. Urabizi ibyapa ukunda kubaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho, uzabe warabiboneye ku gihe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Genda rero urebe iyo video nubona hari n'ikindi kintu kiri kukugora ucyandike muri comment, ukande subscribe hasi umukara hasi. Ahasigaye isomo ryose ukeneye ujye uryandika muri comment ndigushyirireho niyo video nayishyizeho ari mwebwe mwayinsabye. Iteguye neza kujya abantu basigaye bayireba akajya mu kizame agasanga ibibazo by'ibyapa babajemo bitana agahita bikora agahita atsindira ku manota hejuru bitamugoye. Murabizi ibyapa ukunda kubibaza, genda uyirebe rero kugira ngo ibyapa byere kuzongera kukugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu iyihe ntera?
A irava mu metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B ikaba mu metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikaba mu metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya. Maze kugushakira code, ikintu cyose cyagufasha njya ndakiguhera ku gihe, kuko mbonye ko umunyeshuri wacu ari kwitegura gukora ikizame. Hano ni igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kucyitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Murabizi hano bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, genda mbabwira ibisubizo bya nyabyo iyo bihari. Ubundi nta gihe itara ryagaragarira muri metero 100 ari ku manywa ngo hari nijoro kirigaragara muri metero 20. Ibyo bintu muri kumva bibaho? Ntabwo bibaho. Ahubwo ni itara, niyo umuntu wenda nka telefoni ye iri kwaka akaguca iruhande iri kwaka, iyo ari ku manywa hari igihe utabibona, ariko iyo ari nijoro uhita ubibona nubwo waba uri mu ntera ya kure. Niyo mpamvu ntabwo intera itara ryagaragariramo ari ku manywa yaruta iyo ryagaragariramo ari nijoro. None kwa kino kibazo cyacu, intera zo ku manywa zose ziruta iza nijoro. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe itamo rero D, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko wumvisha impamvu. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi. Ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, ukambwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze ndaboneka nkakwigisha. Nkaba nizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ho turaza tukakureba iwawe, tukakwigisha. Uyu munsi tukakwigisha, ejo ukagenda ugakora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 9 3 5 16 tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Rero bino binyabiziga bidapakiye bishobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ikurikira. A mu ntera ya metero 100, B mu ntera ya metero 200, C kakubwira ngo mu ntera ya metero 50, D mu metero 150. A iravuga metero 100, B mu metero 200, C mu metero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 150. Yaba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye, ukaba wakumva rino honi rya bino binyabiziga. Iyihe ntera rero? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 50. Cyavuze ihoni kiri muri metero 50, ukaba wabyumva. Murabizi nka volomoteri yo igira ibikoresho byoni byumvikana muri metero 20. Murabizi dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bishamikiye ku icyo kizame turi gukora, cyangwa icyo kibazo tugezeho, kugira ngo ukosore ikizame kimwe ariko ube wabonye nko ku bibazo birenga nka 30 n'ibindi, ukuntu bashobora kubihindura ububizi, kugira ngo nugerwaho mu kizame cyawe ukore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite umutambiko umwe uhuza imipira. Mbega ngo ibifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo. Seka ngo makuzungu. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, nicyo byashatse kuvuga. B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo
cya nyacyo. Ariko mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko uva ku kibazo ubonye ukuntu bakikubajije, mu gihe utagikoze ukaba wizeye ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo bakunda kubigarura, cyane cyane kino kizamini kiba gikozwe ari icya mbere, uba urasanga uyu munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi. Ni ingenzi rero ko wajya ureba ikibazo kikugoye ukaba wampamagara nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo waba wagize mwa kino kizamini kiba cyakozwe, iba ari ubuntu. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ntabwo ikinyabiziga ahantu hose cyahagarara umwanya munini. Hari ahantu biba bibujijwe ko wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe, araho ngo hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Deka ngo ibiso byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Hano birumvikana ibisubizo byose ni ubyo. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Ndetse n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, ugasanga ari nk'icyapa kikubuza kuhagarara, cyangwa aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, naho niho haparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu hano duhisemo ngo igiso cy'ukuri ari D. Ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D. Ndizera ko uramaze yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese hehe? Hano uko byagenda kose ubwo baduhaye ishusho. Bibutsa ko nabakoreye niyo video y'amashusho yose abazwa. So kuri YouTube channel wandikemo ngo amashusho yose abazwa mu kizame, urahita uyabona, uyirebe iyo video iteguye neza. Ibibazo byose byerekeye kwa hano mashusho birimo, asigaye nazakira ikibazo cyerekeye ku mashusho cyongera kukugora. Urabona hano imbere ya ino modoka hari uramurongo umurombereje mu muhanda, niyo bari kuvuga. Hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese ni ukubera iki hari uramurongo urombereje mu muhanda hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop? Tegereze neza, hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Iravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega ngo mu muvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sega ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Mbega ngo hari imirongo ibura ibyago bitunguranye. Urabona rero hano iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? No kubera iki hari uramurongo urombereje imbere y'ira modoka, hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop. Bibutsa ko ibyapa video yo narabibakorera kuri YouTube channel yanyu, ugenda uyirebe kugira ngo biriya byapa byose umenye ubusobanuro bwacyo. Rero hari impamvu hari uramurongo akaba na kiriya cyapa, nuko biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ino modoka igiye kwinjira muri muhanda uri imbere, ntabwo ari kureba iburyo bwe, ntabwo ari kureba ibumoso bwe, niyo mpamvu agomba guhagarara hariya. Ubundi kino cyapa hari uzabona bavuga ngo ni uguhagarara akanya gato, niyo nta kinyabiziga waba ubona. Iyo ugeze hari uhagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona, ukinjira mu muhanda witonze kugira ngo udateza ibyago abandi umusanze mu muhanda munini wegera. Ndakeka ko namuzwe hitamo rero A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndizera ko namuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini uzakora ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kwitwara ute? Ari ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mbega ngo vuza ihoni ukomeze. Sega ngo gabanya nurangiza ukomeze witonze. Mu gihe deri ko tuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubonye umuntu afite ubumuga bwo kutabona,
ari kwambukiranya umuhanda ariko afite inkoni yera y'abatabona. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo hano. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. None niba ubonye umuntu ntabwo areba, wavuza ihoni ugakomeza? Oya. Wagabanya nurangiza ugakomeza? Oya. Uba ugomba guhagarara ukareka agatambuka. Ndakeka ko nuzwitamo rero A. Ndakeka ko nuzuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ucanye amatara y'urugendo utwaye ikinyabiziga ni mu gihe cy'ibihu. Ara ngo ni meza kuko atuma ureba kure. Bega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Se aravuga ngo kwizeza ko abandi bakubona, ubwo abandi bari kuvugana abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bari gukoresha umuhanda, mu gihe D ko nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko amaze guhitamo rero B. Ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kibaza ngo kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ese rishyirwa he? Ara ngo kuri buri nzira. B ngo hagati y'amasangano. C ngo iburyo bw'amasangano, mu gihe D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri kuri buri nzira, na B ikaba ari igiso cy'ukuri hagati y'amasangano. Hano urabona igiso cy'ukuri rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri kuri buri nzira, na B ni igiso cy'ukuri ndetse no hagati y'amasangano. Ndakeka ko waramaze guhitamo D. Iyo uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibiso by'ukuri. A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko ari cyo gisubizo cy'ukuri. Harimo bibiri by'ukuri ariko hari inyuguti ivuga ko byombi ari iby'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo D. Ndakeka ko waramaze guhitamo D. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Babibona gute? Ara ngo babona gusa A iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. Bega ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. Sega ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, mu gihe D iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya. Ese baba bahinduyemo iki? Kuko hari aho uzabona bashyizemo ngo A na B ni ibiso by'ukuri. Baba bagomba babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Hano kuri aho bari batubwiye ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, ariko nuhitamo ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abazaba bashyizeho ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Noneho kuri B bavuze ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, mu gihe kuri B ho baba bavuze ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Ubwo nibaramuka baguhaye ikibazo kimeze gutya,
neza neza kuri kibazo, ariko ukabona kuri A bashyizeho ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, ukabona kuri B bavuze ngo ibumoso babona iby'ibara ryera, uzahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Naho niba kibaza gutya bakibajije, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu mwese muri kureba ino video, nimubona kugikora gutya hano bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ari byiza ko najya mpita mbereka igisubizo cya nyacyo, mubyandike muri comment. Murabizi ikintu cyose nshyiraho aba ari icyabafasha gukora rimwe, niba ari byo byatuma mukora rimwe mugahita mutsinda bitanabagoye, mubimbwire muri comment. Asigaye ikibazo cyose gifite nta gisubizo cy'ukuri kirimo, njye mpita mashyiraho igisubizo cy'ukuri nka gutya, muhite mukimenya. Rero mubyandike muri comment niba mubikeneye ko mbikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntishobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iraho metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, D ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri. Mbibutsa ko kino kibazo bagiye kugihindura, bashobora gufata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, akavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugore rero. Hano iso cy'ukuri nta kindi ho ni C, aba ari metero 1 na santimetero 90. Ndizera ko bamaze guhitamo C. Ndizera ko bamaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamu uzakora, uzahita ugikora. Murabizi intego yacu aba ari ugutuma mujya mu kizami mugakora rimwe mugahita mutsinda. Buriya nicyo kintu cya mbere kidushimisha. Rero biba ari ingenzi ko wava mu kizami ukagaruka kuri YouTube channel. Nkunda no kubona abantu benshi babikoze, ukabona umuntu araguhamagaye, ukabona umuntu arakwandikiye, ukabona umuntu abyanditse muri comment avuga ko yavuye gukora agatsinda. Buriya bituma tubona ko hari ikintu turi gukora, noneho ikintu cyose cyajya kibafasha ku buryo mwajya mu kizami mugakora rimwe mugahita mutsinda, tukajya tukibahera ku gihe. Mbibutsa no gusharinga zino video ku nshuti zanyu zishaka kwiga amategeko y'umuhanda, zikeneye gukora rimwe zigahita zitsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo saho ubwo bibaho? Ikinyabiziga cyajya mu muhanda moteri itaka na vitesse idakora? Bishoboka se? Byashoboka ryari? Aranga igihe kigenda hamanuka, B ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C ngo igihe gifite feri y'urugendo, D ngo ibiso byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri igihe kigenda hamanuka, B ikaba ari iso cy'ukuri igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, ndetse na C ikaba ari iso cy'ukuri igihe gifite feri y'urugendo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona wenda nk'ikinyabiziga cyakoze nk'impanuka, kubona ari nk'ikindi kinyabiziga kije kigikurura. Uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitesse ntabwo ibiri gukora. Ndakeka ko muzitamo rero B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko muzayandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igijuru rikeye nibura igijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye, ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga. Iyihe ntera rero? A ngo metero 50 nibura, B ngo metero 100, C ngo metero 150, D ngo metero 200 nibura. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Mbibutsa ko kwa bino bibazo byerekeye ku bintu by'intera ugomba guhita ufata igiso cy'ukuri, kuko bihora ari gutya bimeze. Ariko nanone iyo utakibonye ukajya mu kizamu utarakibonyeho, biba bigoye ko wagikora nk'ikibazo kimeze gutya. Ariko iyo ukosora kino kizami cyose cyakozwe, ugakinira amasomo ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789351626 nkakwigisha aya masomo yose ndayaguha ku bipimo, ku byapa no ku yandi menshi. Tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Mwe mutwandikiye cyangwa muduhamagare
ni kuri 0789 355 16 tukwigisha aho waba hose mu gihugu nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Hari abantu barindira ko bamaza bajya gukora ngo atsindwe, ngo nibyanga ngo nibwo azagaruka ngo tukamwigisha. Oya, ubwoba kuza tukakwigisha, kugenda ugakora rimwe ugahita utsinda, nibyo aba ari byiza. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Nibyo twari tumaze kureba. Rero umuyobozi aba yabona ano matara ndangaburumbarare ari mu ntera ya metero 200 nibura. Rero hano ndizera ko ramuzwe itamo D metero 200 nibura. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro waba uri mu ntera ya metero 200 ukabona no matara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga, ariko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Ndakeka ko ramuzwe itamo rero D. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 14. Kibaza ngo iki kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, bega ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, sega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ese aramuzwe itamo C, ese aramuzwe yandika ku papuro. Utarirwa yahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamuzakora ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara ritukura. Zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ara ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, sega ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Deka ngo nagiso cy'ukuri kirimo. Birumvikana nibavuze ngo irangi ngarurarumuri, irangi rigarura urumuri gute? Ntabwo riba ryaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise kw'iryo rangi ritarisa nkaho ryatse rigahita rigarura urumuri, ukaba wahita umenya bitewe n'ikintu bashaka kukubwira icyo ugomba gushyira mu bikorwa. Waba uri kutwara ikinyabiziga cyawe, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita kwa rino rangi ukabona risa nk'iryatsi. Ese irihe rangi? Niyo mpamvu bagita irangi ngarurarumuri. Birumvikana irangi ntiryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubita kuri iryo rangi leta risa nkaho ryatse bitewe n'icyo bashaka kukumenyesha, umenye icyo gushyira mu bikorwa. Rero niso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndakeka ko nuzitamo rero A. Ndakeka ko nuziyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyane, kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ubuhe buryo? Ikinyabiziga cyaheze cyageze ahantu hari urwondo giheramo. Ese wakoresha ubuhe buryo kugira ngo gikuremo? Arangwa inziga zishobora gushyirwaho dushyundo, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inziga zishobora gushyirwaho dushyundo cyangwa inziga zigashyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Uburyo bukoreshwa bari hari igiso cy'ukuri na kinini B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ndakeka ko muzitamo rero B. Ndakeka ko muziyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, cyane cyane ukeneye kode ho iminota 3 ufite indangamuntu tuba tumaze kuyikubonera. Ikintu cyose cyagufasha iyo umaze kubona kode ubufashwe nk'umwami. Ikintu cyose cyagufasha tujya turabikiguhera ku gihe.
kubera tuba turi kubona ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora. Asigaye ukatwandikira kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha tukakiguhera ku gihe, kwitegura neza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 tubibafashemo. 17 ikabaza ngo hari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 100 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikindi kimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhise bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Ese kino kibazo uracyumvisha ukuntu kimeze? Birumvikana kino kinyabiziga gifite uburebure burenga metero 10 aba ari cya rukururana, rero kiba kigomba gusiga umwanya uhagije hagati yacyo n'ikinyabiziga kiri imbere, kugira ngo nuba watangiye kudepasa ukabona hahise haza nk'ibindi binyabiziga uhita ubona ahantu wigobeka udateje impanuka. Ariko uwo mwanya ashobora kugusigira hari igihe atawugusigira mu bihe bikurikira, nicyo bishatse kuvuga. Ariko ngo mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, sega ngo mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese uyu mwanya aba agomba kugusigira abashobora kuwureka ntawe gusigire mu bihe? Hano iso cy'ukuri ndakeka ko muzi kugihitamo, ndakeka ko muzi kuyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe, noneho niba yagusigiraga umwanya, niba ino rukururana yagusigiraga umwanya kugira ngo uhigobeke mu gihe uri kunyuranaho, mukaba mugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya ashaka ntabwo aba yagusigira, kuko n'ubundi mugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, cyangwa mu muhanda akaba ari kugendera ibinyabiziga byinshi kimwe no mu duhanda tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ndakeka ko ucyumvishe neza, ndakeka ko ugisobanukiwe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibyavura moteri kimwe n'ibyaro mureke zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero imwe ku migongo yabyo yose n'ubudodo bwabyo, ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byakize bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ategamye. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ahateganye. Ndakeka ko amaze guhitamo A, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Turi wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga barakudepashe? Ese uba ugomba gukora iki? Ari ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite. Mbega ngo kujya iburyo, seka ngo kujya ibumoso, ndega ngo kongera umuvuduko. Ikintu uba ugomba gukora mu gihe bakudepashije cyangwa mu gihe bakunyuzeho mu kinyarwanda cyiza, uba ugomba handitse cy'ukuri nta kindi A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe udepasa umuntu ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, ukabona nawe ahise yongeza umuvuduko. Oya, uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo icyo kinyabiziga cyakudepashe kikunyureho byihuse mudateje ibyago, kuko abagiye gukoresha ikindi gice cy'umuhanda murabizi kudepasa bikorerwa ibumoso. Ikibazo cya 20 cyabaza ngo umurongo w'umweru urombeje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Uno murongo urombeje hagati mu muhanda iyo udacagaguye uvuze iki? Ariko nako udacagaguye. Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo umuyobozi wese abujijwe kurenga. Mbega ngo abanyamitende wemerewe kunyuranaho, seka ngo kuhagarara biremewe, deka ngo guhindukira
ku manywa. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi wese abujijwe kurenga, murabizi uno murongo urombereje mu muhanda udacagaguye ubujijwe no kudepasa. Ndakeka ko rero muzi guhitamo A, ndakeka ko muzi yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije, kiba gikozwe ari icya mbere. Ibibazo barakunda kwibazamo uyu munsi, ni byiza ko wajya mu kizamu maze kugikosora. Jya hasi umukara handitse subscribe, hakande. Umaze kuhakanda, ikintu cyose ngiye kujya nshyiraho ugiye kujya uhita ukibonera ku gihe nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya, ngufashe kwiga mu buryo bwa online. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha. Ku bantu muri hafi gukora, mujye murakosora kino kizami kiri kuba kimaze gukorwa, ibibazo biri kugaruka, niyo mpamvu abambere bari gukora rimwe bagahita batsinda. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamugisha, mugirire byiza.